ni ukuri kandi birasanzwe ko wowe nanjye ndetse n'undi wese ufite ubuzima umunsi umwe azapfa. Twese tuzapfa, imitima yacu izahagarika gutera n'amaraso azahagarika kwiruka mu mibiri yacu. Ibituza byacu ntibizongera kuzamuka no kumanuka uko duhumeka. Ubwonko bwacu ntibuzongera kohereza amasinyari, ubutumwa ku bice bitandukanye by'imibiri yacu. Nk'ibisanzwe, iki ni ikiganiro The Genius. Ndabashimiye kuba mukomeje gukurikirana iki kiganiro kandi wibutsa ko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utubwira icyo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Nyuma yo gusoma ibitabo bibiri, 5 minutes after we die, iminota 5 nyuma y'uko dupfuye, n'icyitwa What happens when I die, ugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ngo bigenda gute iyo mpfuye, cyanditswe na Ralph Martin. Nahise ngira igitekerezo cyo gutegura iki kiganiro. Iyi ni ingingo abantu benshi bakunda kwibaza ndetse no kuganiraho. Mu kiganiro The Genius cy'uyu munsi tugiye kuganira uko bigenda iyo dupfuye ndetse twumve n'ubuhamya bw'umugabo wagiye ikuzimu. Reka dutangirane na Bill Wise, umugabo w'umunyamerika uvuga uburyo yagiye ikuzimu nyuma y'uko Imana imukuye mu mubiri we. On November 23rd, 1998, I had an experience that truly... Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1998 nahuye n'ibintu mu by'ukuri byahinduye ubuzima bwanjye. Ntabwo nitaye ko uri bwizere ku byambayeho icyo gihe. Icyo nitaho ni uko wareba icyo Imana Nyagasani yavuze ku bijyanye n'ukuzimu. Ibyambayeho ntabwo ari kwa kundi umuntu agira inzozi cyangwa iyerekwa mu gihe ari hafi yo gupfa, ahubwo njye ibyambayeho nabiboneshaga amaso yanjye yombi, ibyo benshi muri Bibiliya babyita iyerekwa. Mu gitabo cy'Umubwiriza 12 bavuga ko ubwo uwitwaga Pawulo yagiraga iyerekwa ryo mu ijuru, ntigeze amenya niba yari ari mu mubiri cyangwa se atarawurimo. Njye Nyagasani yanyeretse ko nari nasize umubiri wanjye. Njye n'umugore wanjye twajyaga mu materaniro ya buri cyumweru nimugoroba. Naje gutaha rero mvuye muri aya materaniro njya kuryama nk'ibisanzwe nk'indi minsi. Ntabwo nigeze nganira kuri iyi ngingo. Sinigeze ndeba filime ziteye ubwoba, sinigeze nywa inzoga, yewe sinigeze nywa n'ibiyobyabwenge, kandi nta nubwo nigeze ngira iyerekwa mbere. Bill Wise yavutse mu mwaka w'1949. Avukira muri Connecticut, akurira muri leta ya Michigan aho yize amashuri abanza ndetse na kaminuza. Bill yamenyekanye cyane mu nkuru ya The New York Times yagurishijwe cyane yitwaga 23 minutes in hell. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni iminota 23 mu kuzimu. Mu gitabo cye avuga uburyo yakuwe mu mubiri we, aho yajyanywe kuzimu, aho yatotejwe, gusa ngo akaza gukizwa na Yesu cyangwa Yezu, ngo akaba ari nawe wabwiye Bill ngo azabwire buri wese isi yose ibyamubayeho mu buryo bw'inyandiko y'igitabo. Ikuzimu aho yari ari avuga ko nibura hari ubushyuhe bungana nibura ugereranyije nka degere zirenga 2000 z'ubushyuhe, kandi izo dogere zari ziri ku gasongero k'umuriro, ntabwo ari mu muriro indani. Ubwo aha twakwibaza uko umuriro nyirizina ubushyuhe wari ufite uko bwanganaga. Narabyutse hari nka 9 z'ijoro ngira ngo nshaka amazi yo kunywa. Nibwo muri ako kanya numvise mbaye nk'umuntu bakuru ndi kuva mu mubiri wanjye. Ako kanya nabaye nk'uhanutse mu kirere ahantu hameze nk'ubuvumo burebure cyane. Gusa uko nagendaga nsatira muri ubwo buvumo niko harushagaho gushyuha cyane. Nyuma byarangiye ngeze aho ubwo buvumo bugarukira, hari ahantu hanini hashashe hakozwe mu mabuye, hariho n'ibindi bisigazwa by'amabuye byinshi, ibyuma ndetse n'indi myanda. Icyo gihe naribajije nti ni gute nageze hano hantu? Ese naba naryamye nkagira inzozi mbi cyangwa se naba nabuze ubwonko bwibutse? Abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bavuga uburyo bagiye kuzimu
cyangwa bagahura na sekibi nyirizina. Uyu mugabo Bill Wise yagaragaye ahantu henshi hateranira abantu benshi, kandi ubuhamya bwe bwamugize umusitari cyane. Bamwe bemeye ubuhamya bwe, abandi barabuhakana bavuga ko ari inzozi mbi yagize bitari ibyanyabyo. The other demon picked me up. Irindi dayimoni ryaranteruye rinshwanyaguza mu gituza mvirirana amaraso. Ntabwo nimvishaga uburyo nari ndi guca muri ibyo bintu nkanguma ndi muzima. Ndibaza nti ubundi ibi bintu bishoboka bite? Nyuma nibwo naje kumenya ko byabaga byose nta maraso cyangwa amazi byavaga mu bisebe nari mfite. And I noticed though there was no blood or water coming from the wounds. Iyi niyo mpamvu ikiganiro The Genius cyaje kugira ngo musobanukirwe. Bill yavugaga ko umutangabuhamya we yari umugore we wamubonye avuza induru mu ijoro baryamye. Gusa undi mutangabuhamya yatanze ni umugabo w'inshuti ye yavuze ko yakoraga muri FBI, gusa ntiyamutangaje amazina. Ibi byatumye benshi bibaza niba uyu mugabo atarabeshyaga. Gusa Bill avuga ko ibyamubayeho ajya ikuzimu atari inzozi nk'uko benshi babifashe, ahubwo ko ari ibintu yaciyemo. Reka dukomeze twumve inkuru ya Bill. Gusa mu Barengwi igice cya 17 umurongo wa 11 handitse ko ubuzima bw'ikizima buri mu maraso. Ikuzimu nta buzima bubayo, kandi nta n'agatonyaga k'amazi wabona ikuzimu. Kandi ayo madayimoni nta mpuhwe na nkeya yakugirira uwo waba uri we wese, kandi nawe agufitiye urwango rwinshi cyane. Muri icyo gihe nkiri mu mwijima nibwo natekereje ko igihe cyari kigeze kugira ngo Imana itumurikire tubashe kubona, gusa hari hijimye cyane ku buryo utabashaga no kubona ikiganza cyawe kikuri imbere. You could not see the hand in front of your face. While I was taken out of this prison cell, I was placed over next to the nyuma yaho bankuye mu buroko aho nari mfungiyemo. Banshyize iruhande rw'ahantu hakaga umuriro mwinshi cyane ku buryo hanganaga nk'ikilometero kimwe kirenga cy'umurambararo. Aho hantu nari ndi nabashaga kureba ibihumbi by'abantu benshi bari gushya mu muriro basakuza cyane. Byari bibabaje cyane, barahiye babi ibikanka by'amagufa. Uko basakuzaga cyane urusaku rwakomezaga kwiyongera cyane, washakaga kuruhunga gusa ntibyashobokaga. Nyuma nibwo naje gusobanukirwa ko nari ndi mu nda y'isi, nkajya nzamuka nkongera nkamanuka ndeba impande zose. Gusa nkubwije ukuri nta gace na kamwe koroshye kuruta utundi ikuzimu, aho hategereza ko ari heza kugira ugasanga ni habi kurusha uko abitekereza. But there is no tolerable, comfortable level in hell. Any area is far worse than you can imagine. Ni benshi biyitirira kandi bakavuga ko bagiye ikuzimu, ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi kuri iyi si. Benshi barabivuga kugira ngo babe abastar, abandi kugira ngo tubatinye. Gusa Bill we biratandukanye, kuko ngo ni Yesu wamutumye kugira ngo asakaze iyo nkuru ye ku isi. Ibi byatuma twibaza niba koko uyu mugabo atarabeshye, kuko ahangaha tugitangira ikiganiro nakubwiye ko inkuru ye iri mu zagurishijwe cyane mu kinyamakuru cya The New York Times, kandi nta kabuza baramwishyuye. Iki ni ikiganiro cy'iminota isaga 8 cya Bill Wise, kigaragara no kuri YouTube. Gusa reka dukomeze n'ingingo ya kabiri ivuga iti bigenda gute iminota 5 iyo mpfuye. Ese bigenda bite mu minota 5 gusa nyuma y'uko dupfuye? Icyambere, mu minota 5 upfuye burya umubiri ugikora neza. Mu muco wa Kinyarwanda si byiza kuvuga umuntu wapfuye nabi. Abanyarwanda ba kera bizeraga ko umuntu wapfuye aba yumva. Ibi ni byo koko, umuntu wapfuye ibice by'umubiri bye byose siko biba byahagaritse gukora. Ibice bye nk'ubwonko ndetse n'amatwi biba bigikora, kandi byumva neza nyuma y'igihe gito amaze gupfa. Gusa wenda atashobora nko kuvuga ngo agusubize cyangwa ngo azamure nk'akaboko agukoreho. Aha rero niyo mpamvu niyo ugiye kwa muganga kureba umuntu wapfuye bakubwira ko atari byiza kumuvuga nabi. Icya kabiri, mu minota 5 gusa dupfuye amahirwe yose twari dufite kuri iyi si azaba arangiye. Ibi koko ni ukuri. Iminota 5 yonyine ukimara gupfa, ibyo washakaga kuzasiga ukoze cyangwa se amahirwe yose wari ufite aba arangiye. Niba wari ufite amahirwe yo kuzaba umuntu ukomeye, amahirwe yawe aba arangiriye aho. Niba wari ufite amahirwe yo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru w'akataraboneka, biba birangiriye aho. Wari ufite amahirwe yo kuzaba umunyamakuru w'ikirangirire, biba birangiriye aho. Icya gatatu, iminota 5 gusa upfuye, icyerekezo cyawe cy'ubuzima cyose kiba kirangiye iteka ryose. Iyo dupfuye dupfa rimwe,
nta mahirwe ya kabiri abaho, niyo mpamvu iyo dupfuye biba birangiriye aho, ukazategereza ibyo kuzuka nk'uko abemera ibitabo bitandukanye bibivuga, harimo Bibiliya ntagatifu cyangwa se Korowani ntagatifu. Ariko mu minota 5 ukimara gupfa ushobora kumva iki kiganiro. Ndabashimiye cyane. Ikiganiro The Genius nakagaruka. Hasta la vista. Nyagasana abarinde ibyago, ntitwakwirinda urupfu, ariko twitwararike twirinda icyadukurura urupfu. Murakoze cyane. Imana ibarinde.